Imana irambwiye ngo hari impanuka abadayimoni be barimo gutegura, kandi iyo mpanuka wagombaga kuzayigwamo. Nabonaga wari uri mu modokari, mbona imodoka icitse feri, mbona irimo kudepasi kwegeka munsi y'umukingo, kandi nabonaga wowe wari utwaye. Umusanzwe uratwara? Yego, ndi umushoferi. Uri umushoferi? Imana irambwiye kuko waje gusenga Imana, Imana igukuyeho iyi mpanuka. Haleluya. Mu gihe gitambutse ndabona hari ikintu cyitwa umwitero. Abarozi baroze urugo rwawe. Mbonye umugore wawe yari kugenda, mbona impanuka iza yirukanka, mbona ihitanye umugore wawe. Ngiye kubona mbona umugore ari gutabaza, mbona avuyemo umwuka, birarangiye. Madamu wawe ari Yakoze impanuka yitabye Imana. Pelato niza mataya. Imana irambwiye ngo uhorana agahinda ka madamu n'abana bawe kuko uri gushaka icyerekezo cyanze. Papa, urara mu nzozi mbi, uri kunyura mu buzima bushaririye, ibintu byose byaranze. Imana irambwiye wari ugiye kurwara kanseri, kandi iyo kanseri yari igiye kuzamuka ikabanza ikataka ibihaha byawe. Uyu mwanya tuvugana marayika arimo aroza ibihaha byawe, kandi iyo kanseri, uretse gatoya, iyo kanseri wari ugiye kurwara, wari ugiye kuyiterwa no kunywa itabi. Unywa itabi Ryinshi cyane. uza hano, ndi kureba ahantu wanyuze ujya guparika imodoka. Wayiparitse he? Nayiparitse mu mujyi. Hanyuma iyo modoka waparitse imbere y'ahantu wicara, ndi kuhabona itabi washyizemo. Rirahari cyangwa ntajyo? Narisizemo rwose. Mbega tuzamurira Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Haleluya. Papa, ntabwo ushobora kubona ibitotsi. Ntabwo njya nsinzira. Ntabwo njya nsinzira kereka iyo Widoroze. nidoroze nanyweye inzoga. Ariko iyo nazinyweye ntabwo. Kuva uyu munsi Yesu niwe uguhaye amahoro, Yesu niwe uguhaye ibyishimo. Imana igukuye ku itabi, ntuzongera kuri ukundi. Amina. Kandi Imana irambwiye ngo ubuzima wari urimo Imana ibugusohoyemo. Imana irambwiye ngo ni nk'ubwiye igukuyeho iyi mpanuka dayimoni yari yarateguye urugo rwose. Kuva uyu munsi Imana irayitsira ibanganyije. Ndabona umuntu wakurogeye mu nzoga, arangije akujyana muri Nyabingi agutegamo kunywa inzoga. Ewana, uri wa muntu ushobora kunywa inzoga ntuzihage Cyane rwose. Nematato pelasi keteria. Imana irambwiye ngo niyo yakuzanye kuko ishaka kukizwa. Cyane kabisa. Imana irambwiye ngo ubuzima wari ubayemo bwari bubi, Yesu abugusohoyemo kubwo kumwumvira. Imana irambwiye ngo ikumaze umubabaro, ntabwo uzongera kunyoterwa n'inzoga ukundi. Imana igukuye mu nzoga, Imana ugiye kuyikorera kuko umugambi wayo ugiye gusohora. Dutere haleluya. Haleluya. Imana irakubohoye. Hangane inshuti yanjye, wirira, ni Yesu ugukunda. Imana igufiteho umugambi, waragerageje ngo urebe ko wabivamo biranga. Bwira umuntu muri kumwe ngo nta handi Imana itagukura, muhereza ko kanu yihanagura. Imana iragukunda. Intambara urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Amarira urira urize none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Tumbira Yesu, niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. aho pereza ari amazi yanjye. Nta marira nabonye Imana iguhe umugisha. Waya mazi ukuyanyweye ntuzongera kunywa inzoga ukundi, ntuzongera kunywa inzoga ukundi. Ayo ni amaraso ya Yesu, ntuzongera kunywa inzoga ukundi. Imbaraga zose zari ku buzima bwawe Yesu azigukuyemo mu izina. Azakorera Imana mu izina rya Yesu. Genda ujye kwicara, Yesu arakubohoye.
igihe wari mu rugo n'umugore wawe, mbonye umugore wawe akandagira ku butaka, haza umuntu utarifuzaga ko kumubana, aragenda amubuza ibitekerezo ndetse amera nk'uzinutswe urugo kugira ngo mwongere muhure. Urabigerageza ariko byaranze. Byaranze, nta n'ikintu twapfuye. Ndimo ndareba umuntu witwa Marie Rose. Ninde? Naguhaye mikrofone. Yego. Marie Rose ninde? Umuhoza. Umuhoza. Marie Rose niyo nkubaza. Madamu wanjye. Ni madamu wawe? Yego. Uyu madamu wawe wamwirukanseho mu by'ukuri suku mwanga. Imana irambwiye ngo yongeye kukubakira urugo. Icya kabiri, ibiganza byawe Imana iguhaye icyo gukora. Ndayishimiye. Hari abantu bifuzaga kukurogera mu nzoga papa. Imana irambwiye ngo wirinde ikigare. Ikigare uracyumva? Ndacyumva. Diplome yawe abarozi barayangirije. Yego. Nta hantu ushobora kudepoza ngo ubone akazi. Rwose nkora n'ikizamini nkagitsinda ariko nkategereza akazi nkakabura. Umwaka wa 2019 ni umwaka wakubereye mubi. Amateka cyane. Umwana wanjye yariwe n'inzuki, umutiba wose ajya muri ko mu kwezi muri hopitali y'Iruri. Yariwe n'inzuki ryari? Yariwe n'inzuki ari ku itariki 29. Mu wuhe mwaka? 2019. 2019. Yego. Uyu mwana wawe inzuki zikimara kumurya yageze ku ndiba y'urupfu. Yego. Ni Yesu wamukuye hariya hantu ndimo ndareba. Haleluya. Uyu mwanya tuvugana umwana wawe yari umuhanga, ariko uyu munsi abadayimoni bamuteje ubuswa. Nawe siwe nizo mbaraga bamwoherereje. Kuva uyu munsi umwana wawe Yesu aramubohoye. Haleluya. Icya kabiri, Yego. Imana igiye kukugira gitifu. Yesu, haleluya. Mu minsi iri imbere hari umuntu uza guhamagara ntibizagutera isoni. Hari umwanya w'akagari Imana igiye kugushiramo. Haleluya. Kandi nuba gitifu uzajye wubaha abasenga kuko n'Imana izabe yarahakwicaje kubwa amasengesho. Amina. Genda nzagera iwanyu ntuzandebe nabi kuko Imana ikwicaje ku mwanya w'intebe. Ugende. Gira umuntu muri kumwe ngo nta hantu kuri Imana itagukura. Nta hantu Imana itagukura. Amen. Ubuzima ubayemo ari igihe tuvuga ibintu abantu bakabigira intuzi. Ikintu Imana igusaba no kuyeho umutima wawe. Dopitalo zivenega. Ikintu Imana idusaba. Papa waturutse Tanzania nguze tugusengera Imana. Musengere. Ayi. Urababaye. Uraruhijwe n'umubiri, uraribwa sana. Ariko uyu mwanya tugiye kugukorera operation. Tugiye kugukorera operation yo mu masengesho. Urava hano uri muzima. Urabyizeye? Itegetse biratungana. Hari ukuntu bikora, Hari ukuntu bikora. Iyo utegetse biratungana. sinzi uko ubigenza Yesu we. Sinzi Thank you, Father. ukubigenza. L'opétessence. Sinzi n'ukubikora. Glory to Jesus. Iyo utegetse kuva uyu mwanya nirukanye iyi ndwara ya diabete n'umuvuduko w'amaraso mu mubiri wawe.
kuva uyu mwanya wa none nzanye imitsi mizima mu mubiri wawe. Tupine fokide olele boneyasi. Mana wampamagaye nk'umuhanuzi, shize amagufa mazima muri uyu mubyeyi yanyuze mu bikomere by'amateka ateye ubwoba. Nta wundi wo mugirira neza uyu mwanya. Zanya amagufa mazima muri we. Izi mbaraga zose ziri muri aya maguru, umwuka wifuzaga kugwara paralize ndawurangije. Umwuka wifuzaga ko wakwandagara ndawurangije. Lopetelosi tevoria. Urakoze Kristo. Mama, ikiganza cyawe uyu munsi Yesu agukuye ku mbago. Peno de sedi. Gwino hano. Amagufa yawe asubirane kuva uyu mwanya. Amagufa yawe asubirane uyu mwanya. Gwino, marayika ari kugukiza. Gwino, Imana ishize iherezo. Mbega watera haleluya. Ongera utere haleluya. Haguruka utere haleluya. Haleluya. Mama, Yesu aragukijije. Haleluya. Imiti wahoragaho ntuzongera kuyinywa ukundi. Amen Jésus. Genda ujya kwicarira. Yireke, tambuka. Uragera hariya Imana yakoze ikintu gihambaye. Ayo mashyi yakomera Imana mu izina rya Yesu. Mbega twatera haleluya. Haleluya. Haguruka utere haleluya. Yerusalemu hari ikidendezi cyitwa Betesida. Yerusalemu we, Yerusalemu hari ikidendezi cyitwa Betesida. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi. Ni ku muntu wese wabazaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga. 38 urangiye Yesu arahanyura aramubona aramubwira ati haguruka siga ibibazo byawe. Mukecuru aramubwira ati haguruka siga uburwayi bwawe. Mukecuru gusa dutambira Imana. Mukecuru gusa, Imana irakubohoye tate. Imana iragukijije. Imana ibohoye ibyawe. Kadutere haleluya.